Muri make abenshi bamaze igihe bambaza ngo ese iriya foto wapositinze kuri sitati ese nibyo? Mu by'ukuri narababwiye ngo nibyo ijana ku ijana. Nk'uko namwe foto muri kuyibonera ibyo bintu nibyo, sinje gukina namwe abenshi muranduta, ahubwo nje kubabwiza ukuri nk'ibintu byabayeho, nk'amakuru twataruye natwe ubwacu bikatuyobera. Ese uwo musore mubona agize imyaka 27, icyo gikecuru mubona kigize imyaka 42. Mu by'ukuri uyu mugabo yaravuze ngo buriya icyambere ni mu mutima. Ese guys nawe wumva ko icyambere ari mu mutima? Nimba nawe ari kubyumva aho ngaho uri umuntu w'umugabo, kuko uwo musore yaravuze ngo njyewe nta wundi mukobwa narongora uretse uyu nguyu, usibye uyu nguyu. Mu by'ukuri uyu musore nawe uburyo abitekerezamo byaratuyobeye. Yaravuze ngo aho kugira nzane umukobwa mwiza urifuzwa na buri umwe wese, bigatuma nca inyuma, ahubwo nazana wa wundi uzakundwa nanjye gusa. Mu by'ukuri uyu musore nawe uburyo abitekerezamo ni bujiji. Ese guys reka nze nkubwire, uzanga kurongora umukobwa mwiza kugira ngo ataguca inyuma? Ese nibyo uzareberaho? Oya, icyo ngicyo uzaba wakishe rwose. Guys rero mu by'ukuri aya makuru mbazaniye ni amakuru nanjye natare ku mugoroba ndabaririza bati koko uyu musore koko uyu mukobwa niwe yarongoye. Mu by'ukuri batubwiye ko ari we yarongoye. Umukobwa mwita Beatrice muri make, umusore bamwita Ndahayo. Mu by'ukuri uyu musore ni umukire cyane, ni umukire biteye ubwoba, aho uyu musore aherutse kurangiza kaminuza none bagahita abona akazi, akata amatike y'indege mu gihugu cya Kenya. Mu by'ukuri ukumva ko ni umusore ufite amafaranga menshi cyane. Noneho uyu mukobwa we mu by'ukuri arangije amashuri, murabona ko yiyambariye n'ingofero imwe igaragaza umuntu wambaye nyine kubera ko arangije kaminuza icyiciro cya 2. Mu by'ukuri iyi nkuru iratangaje cyane, ni inkuru ihebuje. Ese guys ndabizi mu gutanga amakomenti muri abambere, mutanga amakomenti muvuge si uyu mukobwa umeze gutya azabona akazi. Simbizi we nashobora kukabona, ariko ngewe ku giti cyanjye bitewe n'ukuntu mubona njye mbona atazabona akazi, kubera ko uyu mukobwa umuntu umeze gutya sibwo yatanga serivisi imeze gute. Yego wenda bashobora kumuvuza agakira, kuko abenshi batubwira ko ntabwo ariko yavutse. Muri make ntabwo ariko yavutse pe, aho ngaho twaba tumubeshye ngo niko yavutse. Aho ngaho abenshi, kuko namwe abantu murabazi, hari igihe abantu bavuga ati ngo baramuroze, abandi ati ni ibintu byamurumye, abandi ati ni uburwayi bwaziyemo, abandi ati ni sida. Ariko ngewe ukuntu mbibona ibi bintu byarizanye, nk'uko nawe wabona biraje, ni nk'uko umuntu agwara. Ariko muri make umukobwa afite ubwenge bukomeye cyane, yarangije amashuri ye yisumbuye, ibintu bigenda neza cyane. Rero guys aya makuru ntabwo ari ibihuha, uko muri kuyabona niko bimeze. Umusore we yatubwiye ko nta wundi mukobwa yarongora usibye uyu nguyu. Ubu n'ikintu ari gushimangiraho, ari kuvuga ko aho kugira ngo arongore umukobwa urifuzwa na buri umwe wese, yarongora iki kibi hanyuma akajya akipevera wenyine, nta muntu umusagarariye. Mu by'ukuri ku ruhande rumwe yatekereje neza, ariko ku rundi ni nabi. Ese njye wambuza kuzana umukobwa mwiza ngo ni ukugira batazamurongora? Nzamuzana, nibamurongora ntake divorce. Ariko ibyo nabyo
no si abafite abagore beza ni ukuvuga ko bose babaca inyuma wapitu icyo ngicyo aba yakishe, ariko mu by'ukuri kimwe nk'uko yazana uyu nguyu n'ubundi akamuca inyuma. Guys rero ndabashimye cyane, mukore subscribe nshaka andi makuru tuyarebere hamwe mu buryo bwiza.